dusome ibyakozwe n'intumwa ibice 4 umurongo wa 32 havuga ngo iki? Ibyakozwe n'intumwa ibice 4 umurongo wa 32 haravuga ngo abizeye bose bahuzaga umutima n'inama, kandi nta n'umwe wagiraga ubwiko ku kintu, ahubwo byose barabisangiraga. Oh my God! Umva uko Bayibuli ivuze, yavuze ngo abizeye bose bahuzaga umutima n'inama, kandi nta muntu n'umwe wagiraga ubwiko ku kintu, ahubwo byose barabisangiraga. Imana ishimwe. Uko niko itorero rya mbere ryabagaho rifite ubumwe, ryabagaho nta wicwa n'inzara, ryabagaho nta wambara ubusa, ryabagaho nta mwana urorera kujya mu ishuri, ryabagaho rifite ubumwe, ryabagaho rifite urukundo, ryabagaho ritajyajyana, ryabagaho rivugisha ukuri, ryabagaho ritishishana. Haleluya! Imana ihabwe icyubahiro. Imana igarure uru rubuto rwabuze mu bera, bakaba basigaye barushakira mu bapagani nabo. Kuko impamvu nasomye ijambo rirambabaza, rimbwira ukuntu ngo Abisiraheli banyazwe kugera ku rwego bajya gucyaza imabuzo mu Bafilisitiya. No muri iki gihe abera hari ibintu banyazwe bari kujya gushakira hanze, bari kujya gushakira y'urukundo, bari kujya gushakira y'ubumwe. Bari kuvuga ngo kugira ngo ubane n'umurokore wabana n'umupagani bikagira inzira. Icyo nta kindi cyabiteye, ni Satani wabibye urukungu, arangije arabanyaga, abambura ubumwe, abambura urukundo, abasigira kwishishanya, abasigira amacakubiri, abasigira kujyana. Ariko icyama Yesu akabakora ku maso. Imana ihabwe icyubahiro. Nimukagire icyo mukorera kwirama ibice. Ubu tugwije abantu mu itorero, wumva bavuga ati sinshaka uyu simwemera, ariko mvuko ijambo rivuga, ntihakagire icyo mukora kwirema ibice. Umushumba uriho ngo njye ntabwo mwemera, ngo mba numva ngo tudahuza, ngo ariko ngo Mana ngo uyoboye korari ngo ndumva namwemera. Ntihakagire icyo mukorera kwirema ibice, ni ko ijambo rivuze, cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Imana ihabwe icyubahiro. Hari inkingi yabuze mu itorero cyangwa mu bakristo b'iki gihe, kandi yariyo nkingi ya mwamba itorero ryari ryubakiyeho. Ikintu tugiye kuganiraho uyu mugoroba ni ikintu kivuga ngo ubumwe bw'abakristo niyo ntsinzi yabo. Imana ishimwe. Ubundi intsinzi yacu ntituruka ku mbaraga zacu bwite, ahubwo ituruka ku bumwe busa n'ubw'umwana ufite se. Mbere yo kujya ku musaraba, Yesu yasengeye ubumwe bw'abigishwa be nk'inkingi ikomeye y'ubuhamya bwabo. Usomye Yohana 17 umurongo wa 21, hari ikintu hatubwira. Aravuga ngo
bose babe umwe nk'uko uri muri njye data nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babe umwe muri twe, ngo ab'isi bizere ko ari wowe wantumye. Imana ishimwe. Yesu yasengeye ubumwe ku bigishwa kugira ngo mu byo bakora byose bazahuze. Muri iki gihe biteye agahinda aho kubona abitwa abakristo nta bumwe bafite. Ni ikibazo gikomeye kandi abantu bakeneye gusengera kugira ngo Imana igarure ubumwe mu bizera, aho abantu bashobora kuririmba bishishana, aho abantu bashobora gushumba bishishana, umwe atanywa amazi undi amuhaye. Dukeneye iyi nkingi nibasha kumenagura ibihome by'umwanzi Satani. Imana ishimwe. Biragoye ko abera cyangwa se itorero ryagira icyo rigeraho mu gihe ritubakiye kuri iyi nkingi yitwa ubumwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ubumwe bwacu nibwo bwemeza isi ko Kristo ari muzima. Iyo twunze ubumwe, isi ibona imbaraga z'Imana. Imana ishimwe. Ubumwe bw'abera nibwo bwemeza isi ko Kristo ari muri twe. Nicyo bivuze, akorera muri twe. Imana ishimwe. Iyo twunze ubumwe, isi ibona imbaraga z'Imana. Imana ishimwe. Icya kabiri cyafasha abakristo tugendeye kuri iyi nkingi y'ubumwe, intsinzi ntabwo ari uko bose bakora kimwe, ahubwo ni uko bose buzuzanya. Nk'uko umubiri w'umuntu ukora neza iyo buri ngingo ikora inshingano yayo, iyo buri rugingo rukora inshingano yarwo, niko n'itorero ritsinda iyo rifatanyije. Abakorino, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye abikorino, twumve uko havuga. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye abikorino, umurongo wa 21, haravuga ngo ijisho ntiribasha kubwira ikiganza riti ntacyo umariye, cyangwa umutwe ngo ubwire ibirenge uti ntacyo mumariye. Imana ishimwe. Urumva, umubiri umwe kugira ngo witwe umubiri ni uko uteranyijwemo ingingo zitandukanye, ariko nta rugingo na rumwe rwakihenura ku rundi rwitwaje ko rwo bitewe n'aho ruri. Wenda ni amaboko, wenda ni umutwe, wenda ni ibirenge. Ibirenge ntabwo byabwira izindi ngingo ati se uyu munsi ntabwo ndagenda ndabahimye. Hoya, zirakorerana kubera ko zose ziri ku mubiri umwe. Imana ishimwe. N'abakristo rero bagomba kuba muri icyo kintu cyitwa ubumwe kugira ngo bagere ku butsinzi.
intsinzi yabera n'ubumwe, intsinzi yabera n'ugufatanya, intsinzi yabera Imana ishimwe. Yesu yabivuzeho aravuga ngo babiri aho bateraniye umwuka wera aba ari hagati yabo. Byumvikane neza ko ntawaterana wenyine ngo umwuka wera amusange nk'uko yasanga babiri bateranye. Imana ishimwe. Rero niba abakristo cyangwa abantu dushaka gukomera, tugomba kubakira kuri iyi nkingi y'ubumwe. Imana ishimwe. Intsinzi ituruka mu kwemera ko mugenzi wawe agufitiye akamaro. Gusuzugura ingingo imwe ni uguca intege umubiri wose. Intsinzi ni ukwemera ko mugenzi wawe agufitiye akamaro. Gusuzugura urugingo rumwe ni uguca intege umubiri wose. Cya gatatu, ubumwe nk'imbaraga zo gutsinda umwanzi. Umwanzi akoresha amayeri yo kurwanya cyangwa yo kutugwanya kugira ngo atsinde. Iyo abakristo bishize hamwe baba bafite urukuta rutamenwa n'ibitero by'umwanzi. Umubwiriza ibice 4 umurongo wa 12. Umubwiriza ibice 4 umurongo wa 12 haragira hati, umuntu naho yanesha umwe, ababiri bamunanira, kandi umugozi w'inyabutatu ntucika vuba. Imana ishimwe. Wumvishe ko umuntu naho yanesha umwe, ababiri bamunanira, kandi umugozi w'inyabutatu ntucika vuba. Imana ihabwe icyubahiro. Mu bihe by'ibigeragezo, abakristo bunze ubumwe bashyigikirana mu masengesho no mu bitekerezo. Mu bihe by'ibigeragezo, abakristo bunze ubumwe bashyigikirana mu masengesho no mu bitekerezo, bigatuma batsinda aho umwe ari gutsindwa. Satani yabibye urukungu mu bitwa ko basenga b'iki gihe, arangije abasigira ibicupuri, abibiba mu bantu bitwa ko basenga. Aho umuntu abaho muri korari ari nyamwigendaho, akifuza kuvuga ukwa wenyine, akifuza gukora ukwe, adahuje na bagenzi be, adashaka no kubumva. Ese uribaza urugingo nk'urwo rwitwa ngo ruteranyirijwe ku mubiri wa Kristo, koko ubwo ruba rukiri urugingo? Nk'uko umubiri ugira ingingo zitandukanye, kandi kuva nabaho n'abatubanjirije nta muntu uratubwira ngo akaboko kafashe icyemezo cyo kuva ku mubiri kajya gushinga ibindi bikorwa bitari ibyo, bidaturutse ku mubiri. Imana ishimwe. Kuva nabaho sindumva umuntu uvuga ngo akaguru kagize igitekerezo kikuye ku mubiri kajya gushinga ibindi bikorwa
bidaturuka ku mubiri, gashaka kwibeshaho mu buryo bwako. Sindabyumva, sindumva umutwe aho uvuga ngo ngewe ndarambiwe kuba muri uyu mubiri none mvuyeho ndagiye, ahubwo izi ngingo zose, haleluya, zifashwa n'umubiri umwe kandi zirakorerana kandi zirakundana. Ariko abakristo babumbiye mu mubiri umwe ari wa Kristo Yesu, usanga baranyazwe iyi ntwaro yitwa ubumwe. Icyama Yesu akongera akagarura iyi ntwaro muri izi ngingo zitifuza kumvikana, zitifuza kubana, zitifuza kuvugana, izicaye ku ruhimbi ntabwo zifuza kuvugana, zicaye ku ruhimbi ntizifuza no gusuhuzanya, kandi ngo zose izi ngingo ngo ziri mu mubiri umwe ari wo Kristo Yesu. Imana ishimwe. Cyama Imana ikagarura iyi ntwaro yitwa ubumwe. Ese ku bantu bafite ubunararibonye mu buryo bw'umuryango, umuryango watera imbere hatabayeho ubwumvikane bwa babiri? Ntabwo byakunda. Habayeho gukora umwe ku giti cye agakora ibye, byagorana ko uru rugo rwatera imbere. Ariko iyo bahuje bagashyira hamwe, Imana ishimwe, biragorana ko n'umwanzi yaturuka hanze ngo abasenye. Impamvu n'ingwa nyinshi zisenyuka ni uko ziba zamaje kwirema ibice ubwabo batizerana. Iyo batakizerana, Satani nawe araza akabiba urukungu, kubera ko hari ikintu yabanyaze ubumwe, yabanyaze guhuza. Ariko umwe akaba azi ko mugenzi wa mwanga, n'undi akaba azi ko mugenzi wa mwanga, nyamara Satani yabanyaze imbuto ya mbere mwari mwubakiyeho. Imana ishimwe. Ubumwe butagira urukundo bwaba ari nk'umuryango ubumwe butagira urukundo bwaba ari nk'umuryango, hano ho kakajambo kubera kangareke. Ariko ubumwe bufite urukundo nibwo butuma abakristo bihangana kandi bagatsinda amacakubiri. Ubumwe bufite urukundo nibwo butuma abakristo bihangana kandi bagatsinda amacakubiri. Imana ishimwe. Tuza tureba insengero nyinshi abashumba bakananirwa kumvikana, abadiyakoni nabo nuko, abaririmbyi nabo nuko, abahanzi sinakubwira. Babuze iki? Satani yabanyaze ikintu gikomeye cyitwa ubumwe, cyitwa guhuza. Satani yarakinyaze, akinyaga barakinyaga itorero. Ariko ndinginga Imana kugira ngo yongere igaruke mu mitima y'abantu, igarure iyi mbuto yitwa guhuza. Abantu babane batishishanya, abantu babane bakundana, abantu babane batabarana imibare, abantu babane, Imana ishimwe, bateranirijwe ku mubiri umwe ari wo Kristo Yesu. Imana ihimbazwe, Imana ishyirwe hejuru. Yohana 13:35 haravuga ngo ibyo nibyo
bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nuko mukundana. Imana ishimwe. Umva uko Yesu yavuze ngo ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nuko mukundana. Yo, mbega ibintu biteye agahinda, mbega ibintu bibabaje kubona abantu bitwa abavugabutumwa bagambanirana, kubona abashumba bagambanirana, kubona abaririmbyi bagambanirana, kubona abanyamasengesho bagambanirana, kubona abahanuzi bagambanirana, kandi bose ngo bakorera Imana. Yewe mwaridekaraye uwo mukorera, kuko abakorera Imana Yesu yasize abyanzuye. Aravuga ngo ikintu kimwe kizatuma abantu bose babamenya ko muri abigishwa banjye nuko mukundana. Ariko niba hari ikintu kibuze, ni urukundo hagati y'abantu biyita b'Imana, ni ubumwe ku bantu biyita b'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko nongeye kwinginga Imana ngo Imana yongere ibibiye imbuto mu mitima y'abantu, Imana yongere icura imitima y'abantu, yongera yumva ijambo ry'Imana, yongera yumva Umwuka Wera ameze nk'umugezi, ameze nk'amasoko mu mitima yabo, yongera amenagura imitima, inyundo y'ijambo yongera ibacure. Bayibuli iravuze ngo ikintu kizatuma abantu bose babamenya ntabwo ari uko mwahanuye cyane, ntabwo ari uko mwabwirije cyane, ntabwo ari uko mwashumbye cyane, ntabwo ari uko mwaririmbye cyane, ngo ni uko mukundana. Imana ishimwe. Ubundi ab'isi nta rukundo bagira, ntabwo n'urwo bagira ni urw'imibare. Ariko muri iki gihe abasanga n'abadasanga byose byabaye kimwe. Abasanga nabo urukundo rwabo basigaye barashyizemo imibare. Ariko Imana ibagarukeho, yongera yubaka ibyasenyutse, yongera igarura ubumwe mu izina rya Yesu. Ubumwe bw'abakristo si amahitamo, ni ihame ryo gutsimbarara no gutsinda. Itorero ryunze ubumwe riravugururwa, rigakura, kandi rigahindura isi. Ntabwo nyumvishe, ariko icyamukabyumva, intsinzi ntabwo iri mu kuba abantu babyumvishe. Intsinzi ntabwo ari ukuba abantu ari benshi, ahubwo iri mu kuba umutima umwe n'ubugingo bumwe. Imana ishimwe. Turi gusoza, tugiye no gusoza kuri iki cyigisho cy'ubumwe, tugiye kugisozaho. Ariko Imana ibagarukeho. Itorero rya mbere, haleluya, abizeye bose bahuzaga umutima n'inama, kandi nta n'umwe bagiraga ubwiko ku kintu, ahubwo byose barabisangiraga. Imana ishimwe. Kandi Imana itugarukeho. Noneho turebe intambwe nka zingahe twabasha gukurikiza kugira ngo tugire ubumwe. Intsinzi y'ubumwe kugira ngo igerweho itangira iyo abantu baza gukwiza amakimbirane mu bantu, ahubwo bagahitamo kuyakemura mu muhezo. Nubona ugiranye ikibazo na mugenzi wawe ukagira umutima ugukomanga wo kujya kugikemura mutarajya kuragana, uzamenya ko iyi ari intsinzi ikomeye ufite abandi badafite. Iyo ufitanye ikibazo n'undi muri Kristo,
aho kukibwira inshuti cyangwa ngo ugishyire ku mbuga nkoranyambaga, musange mugikemure. Ubu hateye umwuka nazi iyo wavuye, aho ubuhanuzi bwose buba ku mbuga nkoranyambaga, ibintu byose bisigaye ari ku mbuga nkoranyambaga. Ariko ab'iki gihe ninde wabaroze kugera ku rwego munyagwa mukajya gushakira? Imana ibagarukeho. Matayo 18 umurongo wa 15 hari icyo havuga. Imana ishimwe, hari icyo havuga. Matayo 18 umurongo wa 15 havuga ngo iki? Haravuga ngo mwene so nakugirira nabi, ugende umumenyeshe icyaha cye mwiherereye. Nakumvira uzaba ubonye mwene so. Yo ana we, umva ijambo uko rivuze. Ravuze ngo mwene so nakugirira nabi. Umva ikintu abantu b'iki gihe banyazwe, umva intwara abakristo banyazwe. Mwene so nakugirira nabi. Ubundi mbere nta muntu wamenyaga ikibazo cy'umurokore, nta muntu wamenyaga ko umuntu afitanye ikibazo n'undi, kubera ko babikemuraga hakiri kare. Imana ishimwe. Icyagira ngo Imana igarure iyi mbuto yitwa urukundo, ari nayo ibumbiye mu bumwe, Imana ihabwa icyubahiro. Mwene so nakugirira nabi, ugende umumenyeshe icyaha cye mwiherereye. Nakumvira uzaba ubonye mwene so. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Uzaba ubonye mwene so. Ibi birinda itorero kwiyerurira kandi bikagarura ubuvandimwe mu aleluya, bikagarura ubuvandimwe mu bantu. Ibi birinda itorero kwiyerurira cyangwa kwishyira hanze, kandi bikagarura ubuvandimwe mu bantu. Icya kabiri, gushyira imbere inyungu rusange kuruta kugaragara ko ufite ukuri. Amakimbirane menshi akura kubera ko buri wese ashaka gutsinda mu magambo. Intsinzi nyakuri ni ukwemera guca bugufi kugira ngo amahoro aganze, asagambe. Imana ishimwe. Mu gihe cy'ubwumvikane buke mu muryango, banza wibaza uti, ese icyatuma ubumwe bwacu bukomeza ni igiki? Manza wibaze we nshuti yanjye, wowe muvandimwe, wowe muririmbyi, wowe pasite, wowe manza wibaze ngo iki ko ngiye gukora iki, ko ngiye kuvuga runaka, ko ngiye gutaranga runaka. Nta bintu ndaba nangirije. Abantu b'iki gihe baranyazwe, banyazwe ikintu bita ubumwe, banyazwe ubuvandimwe bwo muri Kristo Yesu. Ariko wagera aho basengera ku misozi, wagera aho basengera mu nsengero, bakaririmba ngo turumva umwuka wera, ngo turamwumva mu ngingo, ngo turamwumva umubiri wose. Uwo mwuka wera unyura ku bantu badahuza, unyura ku bantu uwo mwuka wera baturutse hehe? Umwuka wera uca ku ngingo zavuye muri Kristo. Uyu mwuka wera banyuze he? Ikibazo gikomeye, ikibazo gikomeye. Umwuka wera ukunyura wowe muhanuzi, ugambana, uroga, ugira ngo utucamo abana amacakubiri. Uwo mwuka yakubaka abandi binyuze kuki? Imana itugarukeho. Abafilipi ibice 2 umurongo wa 2 haragira hati,
Abafilipi ibice 2 haravuga ngo musohoreshe umunezero wanjye, guhumuriza imitima mu rukundo, mwibwira kumwe, muhuje imitima. Haleluya! Musohoreshe umunezero wanjye, guhumuriza imitima mu rukundo, mwibwira kumwe, muhuje imitima. Bana we, umva uko 3 havuze se, nimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Hari igihe amakimbirane akomera. Intsinzi y'ubumwe ntabwo ari uko mutagira ibibazo, ahubwo ni uko muvumbura uburyo bwo kubikemura mufashijwe n'abandi bafite kwizera gukomeye. Niba mu muryango cyangwa mu itorero hari abantu batumvikana, bashobora gushyiraho abantu b'inyangamugayo babafasha kumvikana, batabogamiye ku ruhande rumwe. Imana ishimwe. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino ibice 6 umurongo wa 5 hari ikintu habivugaho. Havuga ngo iki? Haravuga ngo mbese koko nta munyabwenge n'umwe uba muri mwe wabasha gucira mwene se urubanza? Mbese koko ko musakuza nk'ingunguru ziri mu busa muri mwebwe mu bakristo, muri korari, ku ruhimbi n'ahandi hose hatandukanye, nta munyabwenge uri muri mwe wabasha gucira mwene se urubanza? Imana itugarukeho. Imana itanga impano z'umwuka zongera zikora mu ingingo zongera zihambuke, zongera zumva amasoko adudubiza aturuka mu mubiri ari wo Kristo Yesu. Imana ishimwe. Imana yongera iduhambure, Imana yongera itugarukeho mu izina rya Kristo Yesu. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Gusaba imbabazi no kuzitanga vuba. Umwanzi w'ubumwe n'inzika. Imbaraga z'abakristo zigaragarira mu kubasha kubabarirana kuko nabo bababariwe. Ntabwo nyumvishe. Umwanzi wa mbere urwanya imbuto yitwa ubumwe yitwa inzika, aho umuntu mukwara ikintu akakubwira ngo ndakubabariye, ariko mu myaka 5 yashira akazakwibutsa cya kintu cyabaye mu myaka 5 irangiye. Umva ikimungu cya mbere kimunga iyi mbuto yitwa ubumwe yanabuze mu barokore, ni ikintu bita inzika. Imbaraga za Kristo zigaragarira mu kubasha kubabarirana kuko nabo bababariwe. Ntugasinzire ufite umujinya. Inzika niyo isenya ubumwe, ariko imbabazi nizo zibyubaka bundi bushya. Abefeso ibice 4 umurongo wa 32 niho tugiye gusoreza. Abefeso ibice 4
murongo wa 32 aravuga ngo mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabababariye muri Kristo. Nta muntu ubabarira ugira inzika, nta muntu ubabarira wibuka ibya kera. Iyo umuntu ababariye yibagirwa ibyahise, yibagirwa ibya kera. Uko Kristo yatubabariye akaba atakwibutsa ibyabaye kera, akaba atakwibutsa ibintu bikomeye bya byaha yakubabariye, isi itakwemera, imiryango yarakwanze. Imana ishaka ko mutunga uwo mutima, Imana ishaka ko muhinduka, Imana ishaka ko muba icyaremwe gishya, Imana ishaka ko mutunga umutima wari muri Kristo Yesu, Imana ishaka ko mutunga umwuka wera wo kubabashisha. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabababariye muri Kristo Yesu. Yesu yarakubabariye udatanze n'atanu, udatanze n'urumiya, ariko imbabazi zibuze mu barokore, imbabazi zibuze ku ruhimbi, imbabazi zibuze mu bahanuzi, imbabazi zibuze mu bavugabutumwa, imbabazi zirabuze, ariko Imana yongera ibagarukeho mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana. Itorero cyangwa umuryango utarangwamo amakimbirane n'ibibazo, ariko itorero ritsinda, niryo rishobora guhuza abantu batandukanye mu bitekerezo bakaba umwe mu ntego. Iyo dushyize ubumwe imbere, amakimbirane ahinduka uburyo bwo gukura no kurushaho kumenyana. Imana ishimwe. Itorero iyo rifatanyije, iyo rifite ubumwe, yewe reka dusenge Imana. Aba ariyo yubaka iki kintu, aba ariyo yongera kubaka iyi nyubako yasenyutse, kuko hatabaye Yesu biragoye ko iyi nyubako yakongera kubakika. Ariko Imana itugarukaho mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana.